Baby. It's nziza nkuzaniye cyo kurya cya saa sita. Asante. Akungira ngo aya masaha akaba iri mu ishuri bebe. Bebe reka mba ngomba kukwitaho nawe. Bebe ishuri nyine ni ngombwa mu buzima. Kunyitaho cyane ugakabya. Hano bizi sheri ikintu kingora mu buzima ni ukuba nkukunda iwanyu batankunda. Twese mu rugo nibo bazankundira cyane njye gukunda. Okay, birumvikana ariko urukundo rudahawe umugisha n'ababyeyi nyine biba bigoranye ubuzima. Erega ababyeyi ntabwo aribo bampitiramo. Okay, birumvikana ariko nyine urankunda nawe. Okay, simbyanze kuba wankunda ariko nyine urankunda nyine ugakabya. Ibaze nk'ubu ngubu papa wawe aramutse ageze hano ni mu kazi, abakire bose bahagera abandi bose nk'uko papa nawe ashobora kubahinguka gasanga turi kumwe urabizi byaba ikibazo nzafungwe kubera wowe. Ntabwo baby kuba mu rugo ari abakire ntabwo bikuraho gukunda, kandi kuba papa ari umukene bivuye ko njye ntemerewe gukundana n'umukene. Erega ubutunzi afite n'ubwo si ubwanjye kandi nemerewe gukunda umuntu nshaka. Okay, birumvikana ako se ubona wawe niba akeneye iterambere ry'umwana wiwe ako ngewe nyine inzozi zanjye niba bigaragara ko biri kure akazi gaciriritse ndi munsi y'amamodoka anytime ishobora kunyicara hejuru bebe washakishije ubuzima byibuze buri bwagutse bubereye umwana w'umukire nkawe. Ushaka kuvuga ko utankunda? Bebe ntabwo ari ibyo mvuze, ndagukunda kandi cyane. None kuki utankundira uko ndi? Ariko umuntu nkunda mba mushakira ngo nawe azabeho yishimye mu buzima. Ubishimye wo kuzabaho udafite buri kimwe cyose ukenera nk'uko iwanyu babikumenyera. Ese bebe mu rugo ntibazagera bancutse. Birumvikana. Kandi nanjye nkeneye kubaka ubuzima bwanjye ntishingikirije mu rugo. Okay, mbwira urugo tuzaba dufite data bukwe cyangwa mabukwe atagera mu rugo rwacu. Ntabwo ibyo bibareba. Kuba papa ari umukire na mama ari umukire nanjye bagomba kundeka nkibohora nkashaka ubuzima bwanjye reka. Icyambere ndagukunda kandi nawe urankunda. Sinitaye kuba uri umukene, sinitaye ku kazi ukora. Icyambere nuko dufite imitima ikunda tuzashyira hamwe dushakisha ubuzima. Okay, gusa gataho wakoze kunyibuka nta kibazo. Fasha gatoya. Nakubeshye ibintu kandi byinshi cyane. Akiri hepfo. Wajya uba umuntu mukuru. Ibindi mukuru kandi cyane. Ariko ndi umukene ndacyishakisha. Njye nukomeza kumbwira iby'ubukene bwawe njye simbyitaye. Cyambere nuko ngukundira. Cyakoze bebe. Nakubeshye nyine binteye kumwe kuba wangura icyo kurya njye ntabashije kukigurira. Ariko mananje nzakubwira icyo ase kucyumva ko ntayipfuna. Mutera ipfunwe njye usabe ndabirambiwe ndabirambiwe. Buryo mutera ipfunwe. Okay, it's okay. No, come on. Nyako nkukunda sibyo. Kubera icyo uvuga ko ntipfuna. Oya, ntabwo ari kwipfunwe. Ngiyeho ahubwo ntewe ipfunwe no kubangura icyo kurya sibyo. Ese urumva ari ibintu birenze ko nakugura icyo kurya. Tubire gurishere wanjye. Ibi byose njye wakabaye mbigukorera. Nuko mu gihe nta bushobozi ufite. Nyine nibyo kumwe mafite come sibyo okay gasubira karasibyo. Kuko ndagukunda cyane kandi nizera ko Imana izabikora ibi byose. Iwanyu bazankunda nimara gutera imbere sibyo. Cyangombwa nuko urukundo rwacu turi abandi bana visi yari nyazanye none hano nyine kubijyana neza. Okay, ndabona ni nazo kabisa. Okay, nyine nandi kumwe na shere wanjye. Ndabona nimeze neza kuganira. Ako ushobora kuba ufusha ariko. Ntabwo ufusha ahubwo nabi. Nyazanye hano kugira ngo nyine bijyane neza. Ntabwo dukanika imodoka y'umukire nabonye yigeze nabi ngimaze igihe bimfasha. Ariko twamusanga. Akibazo. Ese muhi. Ezeriti. Bashani sasa nanjye mwazanshaka. Mbona iri zuba ryakwakira nawe. Ari bamutanga iki? Wita Teta. Teta.
nanjye mwazanshakisha nanjye akaba nitoma gutyo nanjye meze nta umukunzi atangwa n'Imana wari ubizi ntabwo imodoka ngo bayitwara ikigoroba ariko nyine nanjye yambwiye ntukinga cyane yaramereye nabi byahatari ariko uyu bosi nawe agira ahindura nibyo barakoresha ngombwa kuba nzi ko akwiyicariye azaguze undi we icyo gihe twaba tubuze amafaranga none se adakoresheje twakora iki kandi koko none se bebe mbona uri mu kazi nshaka kongera kugenda kugira ngo nyine papa ataza kubizana nabi it's okay bebe byari ngombwa nanjye nendaga kubikubwira sibyo asante sana urakoze cyane kunyibuka nanjye kandi inzozi zanjye no gutera imbere nkaba proud yawe ndetse n'iwanyu wapankunda kandi ndabizi ko isaha n'isaha twazankunda ndabizi ko azanyemera ikintu gituma atankunda nyine n'ubukene kandi n'ibintu byumvikana nawe urumva umwana wawe witayeho mukorera buri kimwe akundanye n'umuntu nyine nta kigenda adafite future adafite hazaza ibintu byumvikana nawe wabyumva ntabwo mujajinga gusa nyine isaha n'imwe ndabizi ko igihe kizagera Imana ikabikora kandi nanjye ngerageza gusenga cyane imodoka yaramoze mana yanjye yayigira urusaku nawe sha okay bebe akazi keza sana umunsi mwiza kandi urakoze cyane nawe urakoze bye 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 shari bye bye akubeshye wenda barankunda nanjye nkabigukina nkundira sikino wabo arabakire basi ukunze ko nawe uri ni nawe ndabizi ko icyaka kikwishe nanjye ndanabizi rero wabona gukomera n'indi kurya nabibonaga ahubwo se gake gake turamukuka ntabwo uzamubasha pe uzamubasha uzanga ngewe ndabizi neza cyane Imana nzatera imbere ese ubonye ari amabwiriza uzanye ari ya 12 16 nibyo ndaje duhita tugafungamo ipine yako no munsi harimo amajonti nabonaga yagize ahubwo usugira ngo ngiye pose si igeze cyangwa umaze kuyikora shose wayisangayo ubundi se urebye ganije basaba none yewe bisa nkaho nyine maze gufata icyo kurya nta kindi nsigaje ngiye kuba nkakanika nawe aho uzira nyine turabikora ntari uguzanye ibikoresho nta kibazo wagira ngo wari wazi mwana ndakora ntunafateho it's okay ngaho genda ntabwo umeze nkanjye sha wowe uziranye na boss aguhemba menshi ako nanjye isaha n'imwe umukunda rwose ahubwo usohoka ndabara umfashe usohoke basi mbabara wajya umbabarira mfite boyfriend uwo musore uri gutuma dushwana se hari ubwo umuzi njye mfite boyfriend sinzi impamvu utabyumva nzabikubwire kandi wambabariye ugiye gupfukamira ndi basi mbabarira sohoka rwose mfasha tutambabarira ntabwo mukunda njye ntabwo mukunda bigenze bite njye mfite boyfriend no sohoka nzakubwire kangahe koko ntabwo ujya wumva ikibazo cyawe ntabwo ujya wumva basi akamusaba ikintu kimwe sibyo mbabarira nkunde nako kuko nanjye nuko nisanze kidukana gukura I have a boyfriend okay ntabwo nabyumva ntabwo of course arankunda nanjye ndamukunda sinzi icyo ndagukunda njye sikituma ko ngiye ngukunda sohoka ndagukunda biri serious sibyo ntabwo ngukunda njye basi reka mfukama ariko njye ndebeshe abantu sibyo shaka ko nzakumenaho amazi ashyushye teta ko ngukunda mbabarira ase wajya umbabarira ese ko ngukunda mbabarira teta
hoteli nabwo wala ikibazo. Ai, bisogna ma così Baby wampobe ntabwo bikombe umunsi kubera ahubwo karibu bashyitsi reza nakwicara. Sebe uzi ko mubizanye hano ari ukugusobanurira kubera icyo utanyuma. Sinzi ko hari icyo wansobanurira ngo nyumve. Ese waniza amatwi bwawe? Gikora cyo wabashije kunyereka umukobwa hafi akagera. Nzakubwire kangahe uriya niwe mugabo ngo papa ashaka kunshakira w'umukire kandi njye simukunda pe. Ariko njyewe ntabwo bintunguye. Njyewe kuva na kera nari mbizi ko utazaba wanjye. Ayo mahirwe ntaho nayakura. Narabikubwiye ko uri umukobwa mwiza, sibyo? Ubu ngubu ngiye guhangana n'abandi basore. Ubu se ko afite icyo ari guhanganisha, njyewe ndahanganisha iki? Se bebe wanjye mbizi njye ndagukunda ntabwo uriya mukunda sinitaye ku byo afite. Kubera iki yari ari iwanyu? Ni papa bamuzi. Mwari muri gusohoka, nzi mwari muri meze gute mu nzu? Njye nari ndi kumusohora simukunda. Reka nkubwire, nawe uzishyire mu cyimbo cyanjye, nawe wumve ukuntu wumva umutima wanjye ushobora kuba umerewe mu gihe waba ukunda umukobwa iwabo batagukunda, akagukunda iwabo batakwiyumvamo. Ibera byahise binyereka ko nibeshye kuva na kera. Sinzi uburyo ki nzagukunda hari undi musore ugukunda. Ese ubundi wamuhaye amahirwe mukibanira ukareka kuruhanya nanjye, ngewe nkazashaka umukobwa kandi njye ntamukunda ntabwo mukunda nkunda wowe kubera icyo utabyumva. Bebe ntabwo nabyumva. Ese nzakora iki? Ntabwo nabyumva. Iyo ntabwo nari kubyemera iyo ntabasangana muri. Njye nzite mu mazi. Ese buriya umunsi yanciye hejuru bizagenda gute? Umunsi yangonze. Ahubwo se amahirwe ngira kari uko wenda ntamubonye isura nawe atambonye. Naho ubundi ubuzima bwanjye bwari kuba buri mu kaga. Nta mbaraga mfite zo guhangana n'abakire. Ariko ibyo by'ubukire ubikura he? Byanze bikunze ariko niba iwanyu muri abakire ntabwo so yaguhereza umugabo utari umukire. Ni umukire ndabyemera pe kandi uwo musore ni umukire ariko simukunda nubwo afite ibya mirenge ariko njye simukunda. None ubwo wumva gute ko nzaba uwawe iso aguhereza umusore w'umukire? Ntabwo mushaka kandi nawe naramuhakaniye igihe kinini ntabwo nzi impamvu atabyumva. Ubu urumva wiyemeje kuba uzashwana n'iwanyu ugakunda njyewe utazagira icyo mugezaho? Ntacyo nakora ngo nta kintu ntakora ngo nkugumane. Reka nkubwire rero sibyo, ndi umusore ukuze, yego wenda ndakuze nubwo ntakujeje ibyo ntunze, ariko njyewe muri njyewe ndabizi ko nkuze kandi nzi n'ubwenge. Aho kugira ngo mbure ubuzima nabura umuntu, sibyo? Njyewe nkiyubaka nkabasha kuzagira ibyo nigezaho nkakundana n'uwo byibuze Imana yangeneye. Imana iza kuba yarakungeneye ariko kumpa n'ibintu. Bishatse kuvuga ngo ntakunda? Si ukutagukunda ariko njyewe ndi kurinda ubuzima bwanjye. Okay, garukira kwari.
unziza iki koko? Umukobwa nkunde nanjye mukunda ariko muri ubushobozi byibuze yawe iwabo yabanyumvaga isaha n'imwe yabizi bizakunda. Cyanjye barayitwaye baby uri hehe mwana we baby baciye hano bamanutse hano ni abasore babiri banyambuye akabati urakoze. Ese byari bigenze bite? Nari ndimo ndazamita mbona bari abahungu baraje pariki imodoka. Yes, alo? Ni byiza. Tumeze neza, namwe mumeze mute? Murashima Imana? Byiza. ahubwo se ubona hamagaye umusaza papa wawe Yego. naho mukura ubwo ntiyaba yagiye mu nama Ngiye. oya ahubwo namuhamagaye ndamukura noneho mwuko kumubura ntekereza ko yaba yagiye mu nama. Yego. dukundeshe ndamutse ariko si ubundi mperuka umuhungu nyine nakubonye rimwe uragiye ntituherukana kandi nawe mbona ukuzemo nyine umaze kuba umuntu w'umugabo urabona ko nanjye ubigiriye. Narabibonye gusa nyine naho hari abayagiye mu kazi natwe nyine urumva tuba turi mu bintu byo kujya mu kazi bya bizinesi. Gusa nyine kuri icyo kintu wari uvuze ngo umukobwa wawe nabonye nta kibazo atwaye, nabonye ari mwiza, gusa nyine sinzi nimba yabasha no kunkunda. Ya cyane rero kubana nawe wenda ngiye ngo niwe wabimenya ukambwira wenda ukuntu yaba yiyumva nimba namukunda nyine akaba yanyemera. oya icyo si ikibazo ahubwo si ikintu kiriho nakubaza wowe wigeze ugerageza kumuganirizaho cyangwa wa munsi nyine kuko wenda twari turi mu kirori ntabwo wabonye uburyo wamuganiriza nyine? Okay, nigeze kumuvugishaho nyine gusa mbona umukobwa n'umuntu uri seriye nyine ubona adashaka kunyikoza nyine yagira ngo ntabwo tuziranye, nanga kubitindaho nyine wenda ndavuga ati buriya ntawamenya igihe cyazagiye Imana ikaba yabijyamo. Gusa nyine umukobwa ndanamukunda pe, ariko nyine ntabwo nabimwereka mu maso cyane yuko mbona nta nubwo aba anyitayeho nyine. uzi ukuntu bimeze? Yego. ikintu kiriho urabona ari njyewe ari papa wawe. Yego. uburyo dufitanye umubano sibyo? ubwanjye mba numva ntashaka umukwa ahandi, mba numva wasubira umupesi nuko turabasangira ngendo mbese muri make reka nkoresha imvugo z'iki gihe. Yego. turabasangira ngendo rero kuba turabasangira ngendo ntabwo nakwifuza umukwa ahandi kuhaba. ikiriho ni ugutangira ahubwo gutegura umukobwa wanjye nawe wabona umwanya nyine ukamusura kenshi cyane kugira ngo nawe abe yakwibonamo. ntabwo wavuga ngo umuntu yaradusuzuguye sibyo? Yego. kandi wenda muvuganye rimwe abakobwa nawe barabizi bihagararaho ku munsi wa mbere. Okay, nari ngiye kujya mu kagaraje nagiye gukoresha imodoka yanjye, hari akabazo yari yigize, ubwo ngiye ngo twaza kuvugana nyine nimugoroba nje no kubasura tukaba twabiganiraho. umugoroba? Yego.
uraza kuboneka ubwo ufite. Ya ndaza kuboneka kabisa, ndahari uno munsi. Okay, nanjye noneho ubwo ngubwo mfite uburyo ki nabinsa nkaho narindi muri off nyine mwino minsi. Yego. Ubwo uko bitwa kose nyine nanjye mfite umwanya uri buze kuhansanga. Okay, nta kibazo, ndaza kugukoringa ubwo turi kumwe. Nta kibazo umuhungu wanjye, kandi wumva utuje wisange kariho rwose. Banza urebe ukemura ikibazo cy'iyo modoka ubwo turaza kuvugana nyine cyo gusura. Ya murakoze kandi mugire umunsi mwiza. Sawa nta hamagoro. Sawa. Yes, hello. Wewe boss. Mwiriwe neza. Nikeze njye mukanishi waguhaye. Niwe bamaye nimero nkanikira imodoka. Yego. Nahageze nakubuze. Nanjye narindi mu igaraje ndimo ndamanuka ndimo ndakureba. Sawa ndagutegereje. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Yego. Imodoka yanjye yapfuye. Yego. Komanda katavura mugago kazamo. Funguro byari. So yanze gutera. Ndimo ndakata nkumva arimo mugaga. Kande wandere ikibazo yabifite. Boss. Karame. Ngo iyi modoka imeze gutya kirimayeri yose yarangiye kabisa. Ubwo birasaba iki? Ubu no gutumiza indi nshyashya. No gutumiza indi nshyashya. Afata iminsi nk'itatu cyangwa 4. Waza kuyitora ari nzima kabisa. Okay. No ndakwizeye. Yego. Afanye ndagushyira kuri telefone ubwo nimba arantu zibayitumiza wayikora nkazaza nyuma y'iyo minsi mayi. Nta kibazo rwose, zirahari ziraboneka cyane. Mu minsi ngaho biraba birangiye nta bigoye kabisa. Agaya nkangahera. Boss wenda si woherejwe na Eric se? Wakundangiye. Rero ko urumva nyine uri umuntu wacu wa hafi. Sibyo tuzajya dukorana bihoraho. Okay, nta kibazo. Ni 600. Niyo mpamvu nyine mba nkugabanyije kwa kuba uri umuntu. 600? Yego. Ndaza ko gushyira kuri telefone muguka. Urambwiye ugire ujye kuyizanira. Nta kibazo kabisa. Sawa. Ndebe neza. Yego kabisa. Yego. Niyo yonyine ubura kabisa nta kindi. Sawa. Sawa boss. Ubwo turi kumwe. Turi kumwe na Ibe.